mwegere Imana nayo izabegera. Ayo ni amagambo intumwa y'Imana cyangwa se Yakobo imbata y'Imana n'umwami wacu Yesu Kristo yakoresheje ubwo yabivugaga mu ibaruwa yanditse iboneka muri Yakobo igice cya 4:8. Yakoresheje ijambo ngo mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Kugira ngo tubashe kwegerana n'Imana hari icyo dusabwa, nuko twakaraba ibyaha tukiyeza, kuko Imana ni yera. N'ikimenyimenyi reka twibukiranye amagambo intumwa Yohana yibutse ubwo yatangaga impanuro. Imana irera. Twibukiranye ubwo Mose yahuraga n'Imana bwa mbere, yaje kwibwirirwa n'Imana ubwe amagambo agira ati kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze aho arahera. Urabisanga mu Kuva igice cya 3:5. Aha Mose yari yambaye inkweto zakoreshejwa zicishwa ahantu hatandukanye. Bivuga ngo igihe Yakobo yakoreshaga ijambo ngo yemwe banyabyaha nimukarabe, nabigereranya na za nkweto Yakobo cyangwa se na za nkweto Imana yaburiye Mose ko yagombaga kuzikwetura kugira ngo bagirane ikiganiro. Nawe rero niba ugamije kugira ngo wegerane n'Imana wicishe bugufi, bisaba kwiyaburura ukiyezaho icyaha n'ibyaha. Nanone wibuke amagambo Imana yabwiye Mose mu Kuva igice cya 3:5. Yagize ati, iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge kuko aho uhagaze aho arahera. Byumvikana ko niba ushaka kubana n'Imana wera bisaba ko wakwitandukanya n'icyo bita icyaha. Wakwitandukanya n'icyo bita icyaha. Byumvikane ko igihe Imana yashoboraga kugirana ibiganiro cyangwa se kugirana kwegera Abalewi n'abatambyi b'igihe cya Mose, hari icyo yabasabaga kwiyeza. Nawe niba ushaka kugira ngo ubane n'Imana wicishije bugufi urasabwa kwiyeza. Urabisanga mu gitabo cy'Abalewi igice cyaho cya 20:7. Mose yibukije Abalewi ko Imana yabihanangirije ko bagombaga kugira imitekerereze ijyaniranye no kwera. Yagize ati mu Balewi igice cya 20:7, nuko mwiyeze mube abera kuko ndi uwera Imana yanyu. None ni iki wowe usabwa, ni iki nanjye nsabwa kugira ngo negerane n'Imana nayo ikabangukira kugira ute kunyegera cyangwa se kukwegera? Intumwa Pawulo yandikiye Abakristo b'i Korinto ibaruwa yabibutsaga ko bagomba kwiyezaho imisemburo cyangwa se imyigishirize ihabanye no kubaha Imana no gukora iby'Imana ishaka. Urabisanga mu Bakorinto ba mbere igice cya 5:7. Nanone umusemburo Pawulo yashakaga kumvikanisha ntabwo ari umusemburo w'imigati, ahubwo ni imyigishirize itarakanguriraga abantu kubaha Imana bicishije bugufi, itarabafashaga kwiyeza. Bimeze bite muri iki gihe cyacu? Abiyita ngo ni abakozi b'Imana bashishikariza abantu kwegera Imana ariko batabafasha mu kwihana. Wibuke Yesu ari hano ku isi yibukije abigishwa be cyangwa se abari bamuteze amatwi ko bagombaga kwihana kuko ubwami bwo mu ijuru bwari hafi. Urabisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 3:2. Ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ese message uhabwa niba koko ugamije kwegera Imana wicishe bugufi nayo ikabangukira kukwegera, ese wiyarura mu byaha? Bitekerezeho. None niki Pawulo yashakaga kwigisha ubwo yakoreshaga ijambo ngo umusemburo? Abakristo cyangwa bagombaga kwiyambura. Umusemburo yashakaga kuvuga, reka tusanishe cyangwa se
tusobanukirwe binyuriye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 16 umurongo wa 6 turasimbuka wa 12. Dusoma ngo Yesu arababwira ati mumenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'abasadukayo. Igihe abigishwa bahabwaga iyi mesaje bumvaga ko bagombaga kwirinda imisemburo yakomokaga muri iyo miryango ibiri itandukanye, ariko Yesu adaciye ku ruhande yababwiye ko imisemburo bagombaga kwirinda ni imyemerere cyangwa se imyigishirize idashingiye mu kubaha Imana. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 16 umurongo wa 12 ngo nuko bamenya yuko atababwiye ko birinda umusemburo w'imitsima, ahubwo ko birinda imyigishirize y'abafarisayo n'abasadukayo. Muri iki gihe usanga abantu bita ngo n'abagaragu b'Imana badafasha abantu kugira imitekerereze ishingiye mu kubaha Imana, ahubwo bakangurira mu byo gushaka ibintu. Ibyo tuzabiganiraho ubutaha. Turi kwegera Imana nayo izakwegera. Nongere nkwibutse, niba ushaka kwegera Imana urasabwa ibi bikurikira. Tugiye kwifashisha uru rwandiko Yakobo yandikiye abo mu gihe cye, mu gice cya 4 cya Yakobo umurongo wa 1 kugera ku 10. Dusoma ngo mbese muri mwe intambara zivahe n'intonganya zivahe? Ntibiva ku byo mwishimira bibi? Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka, muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Yewe muntu usenga usaba ibintu gusa udashaka gukiranukira Imana, urashaka kuba umwanzi w'Imana. Niba ushaka kubohoka banza ube inshuti y'Imana. Wibuka amagambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 7 ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe. Ntago kuguma nukugenga ubugingo bwawe ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Niba usambana, niba wiba, niba uroga, niba ukora ibyaha ndengakamere, uza guteta imbere y'Imana ushingiye kuki? Iyarure wegera Imana nayo izakwegera. Umurongo wa 5 ukomeza ugira uti mbese mutekereza yuko ibyanditswe bivugira ubusa ngo umwuka uba muri twe urararikira ukagira n'ishyari? Abantu hirya no hino kugira ngo abantu batere imbere mu byatuma bashaka icyatuma biyunga n'Imana, usanga baharabika bagenzi babo babashakaho gukiranuka. Ariko Imana yibukisha abatuye isi ko umuntu nahera umuka yadutsweho n'icyaha. Mwebwe ab'Imana cyangwa se abarangwa n'umwuka w'ubugwaneza mugomba kugaruza uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Ntabwo ari ukumuciraho itaka kuko ntabwo muri abacamanza. Mwebwe ab'Imana mukwiriye kugaruza uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Umurongo wa 6 ariko nubwo bimeze bityo Imana izarushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irwanye abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Niwicisha bugufi Imana izaguhera ubuntu. Nuza mu maso yayo ugamije kubohoka, ugamije kuyegera, izaguhera ubuntu. Ngo nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Nugandukira Imana wanga ikibi, Imana izakwegera. Nimwegera Imana nayo izabegera. Umurongo w'8 mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe abanyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima.
mubabare muboroge murire ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga ibyishimo bihinduke agahinda